Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mibanire y'ibihugu, ariko cyane turebe NATO ni gute yabanye n'ibindi bihugu, ni gute ibindi bihugu byiteguye kuba byahangana na NATO, cyane ibihugu nk'Ubushinwa, ibihugu nk'Ubuhinde, ibihugu birimo gutera imbere, ibihugu biri gutera imbere nka za Korea y'Amajyaruguru, Uburusiya, n'ibihugu byinshi cyane tugiye kuganiraho turebe ibi bintu ni biki, cyane tunagendeye ku inama y'ibi bihugu irimo kubera mu Burusiya, aho abagaba bakuru b'ibihugu barimo guhurira mu Burusiya kugira ngo barebere hamwe uburyo habaho ubufatanye mu bya gisirikari hagati ya Korea ya ruguru, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Yes, rero nkuko mubizi umuryango wa NATO ni umuryango uhagarariwe n'Abanyamerika, niko navuga, nibo Big Daddy muri uwo muryango. Iyi NATO rero yashinzwe mu gihe cy'intambara y'ubutita nyuma y'intambara kabiri y'isi yose, ishingwa igamije guhangana n'Abasovieti. Icyo gihe rero barahanganye barwanira mu bindi bihugu, ariko bo ubwabo ntibabasha kurwana kuko yari kuba ari intambara ya gatatu y'isi yose, kandi ibihugu byari bimaze kugera ku bitwaro bya kirimbuzi. Icyo rero cyatumye ibi bihugu bikomeza gutinyana, ntibyabasha kurwana mu yo bita intambara y'ubutita. Ni nayo mpamvu bayita y'ubutita, nuko abagombaga kurwana ntibarwanya, ahubwo bagiye barwana baciye inyuma, za Kongo, za Cuba, za hehe. Izo ntambara zagiye zica abantu mu bindi bihugu, ariko ibi bihugu byombi ntibyigeze birwana. Icyo gihe rero NATO yari imeze nkaho ibundikiye ibihugu by'Uburayi, ibundikiye Abanyaburayi, ibundikiye izi za Canada, kugira ngo zitazaterwa n'Abasovieti, kuko bavugaga ko Abasovieti bashobora kuzigarurira Uburaya bwose. Kuko nanone twibutse neza, aba Banyaburayi bari mwihahamuka, ko nibwo bari bagisohoka mu ntambara ya Hitler, intambara kabiri y'isi yose yasize Uburayi hasi. Iyi NATO rero yaje kumvikana n'aba Basovieti. Abasovieti nabo bagiraga umuryango wabo wari uhanganye na NATO, bawitaga Pacte de Varsovie. Pacte de Varsovie rero nyuma ubumwe bw'Abasovieti busenyuka, habayeho imishyikirano hagati y'Abasovieti n'Abanyamerika. Bumvikana yuko iyi miryango igomba guhagarara, noneho ibyo guhangana nabyo bigahagarara. Abarusiya bizera cyane Abanyamerika, bahita basenya Pacte de Varsovie, ariko noneho Abanyamerika babaca inyuma. NATO irakomeza ibaho, Abarusiya babona umunsi ku wundi NATO irakomeza yaguka ibasanga, kugeza ubwo muri iyi NATO haje kwinjizwamo n'ibihugu byari biri muri Pacte de Varsovie, kugeza naho Ukraine nayo igeze igihe cyo kuba yashaka kwinjiramo, nayo murabizi yahoze muri Pacte de Varsovie. Ibyo ngibyo rero hakazamo ikindi gihugu cyitwa Ubushinwa. Ikindi gihugu cyitwa Ubushinwa, Gentil Gideon ari hano mu kiganiro twagiranye mwarabyumvise. Ubushinwa nk'igihugu cyanyuze mu bihe by'inzara, ibihe by'ubukene, abaturage babo benshi bakicwa n'inzara. Ni igihugu cyari kibabajwe no kureba uburyo cyabona ubukungu, cyatera imbere mu bukungu, abaturage b'Abashinwa bakihaza. Ubushinwa rero bwagiye muri iyo struggle yo guteza imbere ubukungu bwabo, bari byo bajyamo cyane, bateza imbere ubucuruzi mpuzamahanga. Uyu perezida wabo Xi Jinping amaze kuza arabikomeza cyane, Ubushinwa butangira gukorana n'ibindi bihugu, ubukungu bwabo burazamuka. Uko rero ubukungu bw'Ubushinwa buzamuka, bigenda biba ikibazo, Ubushinwa bugenda buba ikibazo kuri Amerika, kubera ko mubizi Amerika ivuga ko nta gihugu kigomba kuzayirenga mu iterambere ryo ryose, haba irya gisirikari, haba n'iryo ngiryo ry'ubukungu. Ubushinwa rero bwakomeje kuzamuka, Abanyamerika bisanga Abashinwa baramaze kuzamuka, barageze hejuru. Ibyo rero biza gukurura ko Abashinwa n'Abanyamerika bahanganye. Abanyamerika bagashaka gukoresha ibindi bihugu kugira ngo bace intege Abashinwa, aribyo navugaga bibera muri inyanja y'Abahinde, mu gice bita Indo-Pacific. Muzabikurikire neza, muzabona ko hari ibibazo bikomeye cyane, kubera ko expansion ya NATO ntabwo iri kugarukira mu Burayi gusa. Barashaka no kuba bagira ibigo muri Indo-Pacific, ariho usanga baba bagirana ibiganiro n'izo ngizo
za Papua Guinea, ubu ngubu bafite ikigo barimo kubaka muri Philippines, kandi nabo nkuko mubizi bafitanye umubano na Korea, bakagirana umubano n'Abayapani, bakagirana umubano na Australia. Ako ngako ni nk'agatsiko karimo gushaka kwigarurira ibindi bihugu muri Indo-Pacific kugira ngo babashe guhangana n'Umushinwa. Rero Umushinwa yisanze ari ngombwa ko nawe akomera mu bya gisirikare, kubera ko kugira ngo arinde ubukungu yamaze kugeraho yasanze agomba kwiyubaka mu bya gisirikare. Ibyo ngibyo rero Ubushinwa bubimazemo igihe. Niyo tuvuga ngo kuri nucleaire Abashinwa baracyari hasi, ariko uyu munsi Abashinwa bakomeje kubaka ibisasu byinshi bya kirimbuzi kuko barashaka gusatira byibura Abanyamerika n'Abarusiya, kubera ko amasezerano yose yo kutarenga ku byo bari bariho Abashinwa bamaze kuyarengaho. Ubu no mu ikoranabuhanga rya gisirikare Abashinwa bageze kure. Twahoze tureba ibintu bya AI cyangwa se artificial intelligence, Abashinwa bageze kure. Rero urumva ko ni intambara irimo gututumba cyane cyane ishingiye kuri harimo Taiwan, harimo ikibazo cya Taiwan, ariko ishingiye ku mbaraga z'Abanyamerika bashaka kubungabunga kugira ngo ntihazagire igihugu gisumba Abanyamerika. Ari nayo mpamvu iyi beef yose iri muri Indo-Pacific igiza ikagira no muri Taiwan. Iyi ni intambara ya tekinoloji, ko ibi bihugu birimo birarwanya Umurusiya n'Umushinwa kugira ngo batagera ku ikoranabuhanga bifuza kugeraho, kuko izi microchip cyangwa se semiconductor nkuko umuntu yabyita semiconductor, ibi ngibi bikorerwa cyane cyane muri Amerika no muri Taiwan. Aba nibo ba mbere bakora ibi bintu. Izi semiconductor zose Abashinwa bakoresha, iz'Abanyamerika bakoresha, izo hafi ku isi yose Taiwan ikavaringa igice kinini cyane, noneho n'Abanyamerika nabo bakongeraho kandi, ariko ntibibuza ko n'Abanyamerika bakenera semiconductor zakorewe muri Taiwan. Ni nayo mpamvu barwanira cyane iki kirwa cya Taiwan, nuko Abanyamerika ntibashaka ko iri koranabuhanga Abashinwa barigeraho. Cyane cyane ikintu cya mbere Abanyamerika bacungira hafi badashaka ko Umushinwa azageraho ni ukuba habashwa gukora semiconductor ntoya cyane ku buryo ushobora gukora nka semiconductor yajya mu kantu kangana wenda n'isaka. Tufate nk'isaka akaba yakora nk'ikintu nka drone ingana n'isaka, akaba yakora nk'ikintu kingana n'isaka gishobora gukora akazi, kubera ko yabonye izo semiconductor ntoya. Sinzi ukuntu nazisobanura mu Kinyarwanda, ariko gusa ndumva mwese mukurikira Waka murayoka. Iyi ntambara rero ibi bihugu byisanze bigomba gushyira hamwe, kubera ko isi yose irimo gushaka kubikandamiza, cyangwa se rimwe na rimwe ukabona ko hariho gahunda yo kuzabisenya umunsi umwe. Niyo mpamvu haje icyo bita BRICS yaje ari nko kwigomeka ku Banyamerika n'ibihano byabo bafatira ibihugu cyane cyane Ubushinwa, za Russia, za Iran. Niyo mpamvu n'ibindi bihugu bishaka kwinjira muri BRICS. Nuko iyo ugize ikibazo gitoya utumvikanyeho n'Abanyamerika, amafaranga yawe ufite muri Banki Mondiale cyangwa se wabikije mu mabanki yabo, mu madolari yabo, barayafatira. Uyu munsi rero ibihugu mu bukungu biri gushakira igisubizo muri BRICS, nko guhunga ibihano by'Abanyaburayi. Ibi ngibi tuzaza kubirebera hamwe mu kiganiro cya BRICS tuzakora kirambuye. Ndimo ndategura kuzabikora ikiganiro kirambuye tukabiganira, ko numvise benshi bashaka kumenya ibijya mbere muri BRICS, kandi hari n'inama irimo gutegurwa South Africa igomba guhuza abayobozi ba BRICS, ariko nanone hanitegurwa na expansion ya BRICS, kuko ibihugu byinshi bishaka kuzamo akantu gasekeje. Macron ngo arashaka kuzamo, reka tuzabiganiraho, tuzabiganiraho. So rero mu rwego rwo gushaka uburyo ibi bihugu byakomera nabyo mu bya gisirikare bikabasha guhangana n'aka gatsiko ka NATO n'inshuti zabo, ibi bihugu nabyo birimo biraganira uburyo byagira ubufatanye mu bya gisirikare. Niyo mpamvu twabonye Shoigu yakira Minisitiri w'Ingabo z'Abashinwa, akaba zamara igihe hafi y'icyumweru ahangaha mu Burusiya. Yakiriye kandi n'abaturutse muri Korea y'Amajyaruguru, bahagarira igisirikare cya Korea y'Amajyaruguru. Ibi bihugu bikaba bigiye kurebera hamwe uburyo byafatanya n'uburyo byateza imbere igisirikari cyabyo, n'uburyo byafatanyiriza hamwe bikaba byagira ubumwe muri defense yabyo, mbese mu buryo byabera hamwe, uburyo byazajya bikorera hamwe nk'ukuntu muri NATO bigenda. Kubera ko kuva iyi ntambara yo muri Ukraine yatangira,
hari ikintu cyagaragaye aricyo wakwita tekinoloji nshya y'urugamba. Ibikoresho byari bimaze gukorwa ni ibihe, ibyari bihari byarwanaga bite, ubu ngubu ibishya byaje birarwana bite, ni iki gikenewe. Ejo muri twabonye imishyikirano cyangwa se diru yakozwe hagati y'abayapani n'abanyamerika bagiye gutangira kurebera hamwe uburyo bakubaka anti-hypersonic missile. Twabirebeye hamwe mu kiganiro cyashize. Ni umushinga abayapani bagiye gufatanya n'abanyamerika kugira ngo bubakire hamwe ubwirinzi bwo kwirinda izi hypersonic abarusiya bamaze kugira, izi hypersonic abashinwa bamaze kugira. Twaboneye hamwe ko NATO itaragira iri koranabuhanga, haba kuzigira, kuzitunga cyangwa se kugira ikoranabuhanga ry'ubwirinzi bwazo. Abafaransa, abongereza n'ayo mateleviziyo yose bakajya bavuga bati za Patriote zirashoboye, ariko uyu munsi nyuma y'iyi mishyikirano y'abayapani n'abanyamerika, nyuma y'uko bumvikanye ko bagiye gutangira kubakira ikoranabuhanga, twese twabonye ko baratubeshyaga. Ubu nibwo bagiye gutangira gukora uwo mushinga wo gushaka uburyo bazajya bahangana n'izi hypersonic. Ni umushinga uzatangira mu mwaka utaha. Ni umushinga uzamara igihe kinini, kuko niba byarabananiye kubaka hypersonic, numva ikigoye kurushaho ni ukubaka misile yahangana nayo, yashobora gukata, yashobora gupredictinga, ikamenya ngo iyi misile igiye gukata ice hariya, kuko ni nko kwinjira mu mutwe w'undi muntu ukamenya hari bunyure kandi mudafitanye gahunda. Iyo rero numva ko ari ibintu wavuga ko bizagorana cyane ku ruhande rw'abanyamerika. Tuzakomeza tubitega amaso. Rero ibi bihugu biri guhurira mu Burusiya, birimo kwigira hamwe uburyo ngo byakorera hamwe bikirinda ubugambanyi bwa gisirikare buri gukorwa n'uburengerazuba. Niyo iyo NATO nababwiraga irimo gushaka ku expandinga mu buryo bw'imikoranire n'ibihugu byo muri Indo-Pacific, kugira ngo babashe gukomeza guhangana n'Umushinwa, Rero abanyamerika bakaba batangaje ko imishyikirano yose cyangwa se imikoranire yose yabaho na Korea y'Amajyaruguru, Abashinwa n'Abarusiya bazaba barenze ku bihano UN yashyiriyeho Korea y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo bazaba barenze ku bihano UN yashyiriyeho Korea y'Amajyaruguru. Ariko nagira ngo mbibutse ko iyi ntambara ya Ukraine kuva yatangira yafashe ibintu byose ikubita hasi. Ibyara amasezerano yari hagati y'ibi bihugu byose amenshi byahise biyarengaho. Habaho ikintu kimeze nko guhimana, kora iki nanjye ndakora iki, ku buryo rero kuvuga ngo Abarusiya n'Abashinwa kuba bari gukorana n'Abanyakoreya ya ruguru ko ari ukurenga ku bihano bya UN. Ibingibi ndumva nta na kimwe bitwaye. Niko n'aba banya-Ukraine bakomeje kuvuga ko ku rugamba bakomeje kubona amasasu cyangwa se ibisasu byakorewe muri Korea y'Amajyaruguru. Ariko nababwira ati se ubundi bwose mwibazaga iki? Ubundi mwebwe ibyo mukoresha aho ngaho mwabikoreye aho ngaho muri Ukraine? Ariko ngewe narumiwe, koko narumiwe. Ikiganiro cyashize twabonye proposals NATO iri guha Zelensky, kubera ko NATO yatinye kwinjira muri Ukraine. Ni nacyo n'Abashinwa bari bategereje turebe ko NATO yatinyuka kwinjira muri Ukraine igahangana n'Abarusiya. Icyo ngicyo rero ntabwo cyabayeho. NATO yaratinye, reka mbivuge gutyo, NATO yaratinye. Ubu rero ikintu kigiye gukurikiraho, kuva harimo gushakishwa imyanzuro y'intambara ya Ukraine, ikibazo cya Taiwan nacyo kigiye kongera gitangire kizamuke. Ntabwo ibi bintu bigiye gutuza, kubera ko Umunyamerika arakomeza kuba disturbinga mu buryo bwose bushoboka. Arakomeza kuba disturbinga, aciye hariya. Ni ibintu bigiye gukomeza kuba hasi hejuru, ko urumva Abanyamerika barimo kubona ko Abashinwa barimo gutekinga over hano muri Africa. Abashinwa barimo gutekinga over muri Amerika y'Amajyepfo. Nuvuga ngo aho hose usanga ishoramari ry'Abashinwa riri hejuru cyane y'Abanyamerika. Kandi noneho abayobozi ba Afrika bakaba bavuga ko, cyangwa se abayobozi b'ibihugu bikorana n'Abashinwa bakavuga ko imikoranire yabo hagati yabo n'Abashinwa harimo itandukaniro hagati y'imikoranire yabo n'ibihugu by'uburengerazuba cyangwa se na za Amerika, bizanamo n'agasuzuguro nk'uko namwe mubizi. Ibi rero tuzakomeza tubirebere hamwe. Aba Banyaburayi
niba ari impuhwe badufitiye, niba ari iki, baba batubwira ati abashinwa bari kuba benshi muri Afurika, abashinwa bari kuba benshi muri Afurika. Ariko se ni impuhwe ni iki? Ko tubizi neza ko nk'aba banyamerika barimo gutabariza Afurika bavuga ngo abashinwa babaye benshi. Turabizi ko namwe hari igihe ubukungu bwanyu bwaguye hasi mutabarwa n'abashinwa. Ibyo byabayeho, abanyaburayi batabawe n'abashinwa inshuro nyinshi cyane. Ibyo byabayeho. Uyu munsi rero ntago mushaka ko Afurika nayo ariko mana njyewe narumiwe. Reka njyewe ntegereze ndebe bizava muri iyi mishyikirano iri kubera mu Burusiya, ndebe gushyira hamwe. Gusa icyo mbonamo njyewe gitandukanye na ya myitozo yigeze kubaho ya BRICS, nuko muri BRICS nubwo ibihugu byose biri hamwe ubona ko Ubuhinde bumeze nkaho bukina double card, bumeze nkaho bukina gatambye. Ariko Korea, China na Russia ni ibihugu bishobora kubaka igisirikare kimwe kandi kigakomera cyane, kandi bikaguma mu murongo umwe, kuko ni ibihugu bidafite ikintu na kimwe bipfa. Naho iyo hajemo India igirana ibibazo bitajya bishira hagati yayo n'Ubushinwa, kandi noneho kuba India abaturage bayo barimo kuzamuka cyane, ibyo ni ibintu bizakomeza gutuma habaho guhangana hagati y'Ubuhinde n'Ubushinwa. Niba population zabo zirimo kuzamuka zisa nizirutanwaho gatoya, ni bivuga ko iyi beef yabo izakomeza, niyo yava ku mipaka izajya mu bundi buryo. Rero ngiye mbona iyi alliance ya China na Russia kongeraho na Korea y'Amajyaruguru, nyibonamo nka alliance ya biri strong kandi yahabura cyane aba banyaburayi, ku buryo namwe mufate Pyongyang ihora yerekana biriya bisasu byayo, biriya bintu byayo byose ihora yereka abantu, noneho wongereho ikoranabuhanga ry'Abashinwa, harimo iryo tuzi n'iryo tutazi, wongeremo imbaraga z'Abarusiya. Ni igisirikare cyajya kivuga isi yose ikumva, ni igisirikare cyajya kivuga isi yose ikumva, nkuko uyu ministre w'ingabo w'Abashinwa yavuze ko igihe kigeze kugira ngo bahangane, ngo bagomba guhangana na hegemony militaire y'Abanyamerika. Ruvuga ngo ni nko guhangana n'igisirikare cya NATO, nicyo yashatse kuvuga. Rero ibi ngibi tuzakomeza tubirebere hamwe, kubera ko isi irimo iragenda igana muri new order. Ari kubaho isi nshya, isi itayobowe n'uruhande rumwe, isi buri wese azaba afite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo cyashaka, niko nabivuga. Rero iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugire ibihe byiza. Ku munsi w'ejo tuzagaruka dusoma ama message yanyu, kuko hari menshi nabonyemo ngomba gusoma. Tuzagaruka tubirebera hamwe. Iyi ni Waka Waka podcast. Amahoro y'Imana kuri mwese.